ibyo bita inyandiko yerekana imyemerere yabo, statement of faith. Iyo statement of faith yerekana ibyo bemera, akenshi ikanerekana n'ibyo bakora. Ikibazo rero kiba hehe? Ikibazo kiba yuko ibyo barabivuga, barangiza bakifata nk'aho bidahagije. Hari ibintu bibiri birimo. Hari koko amatorero mwitorera imbere, abantu basa nk'aho bahaba bakava kuri statement of faith, bagatangira kuvuga ibindi, ngira ngo kugira ngo bakurure imbaraga nyinshi cyangwa bakurure abantu benshi. Bagomba kwigisha bijyanye n'ibigezweho. Iyo ababigishaga ibijyanye n'ibigezweho, ariko hari ubwo babyigisha mu buryo butanagezweho. Ibigezweho n'ubuhanuzi butanga ibitangaza. Kugira ibigezweho ujyana abantu kanyarira ntago ari byo. Ariko tuvuge no ku kindi cya kabiri, harimo n'abantu bahisemo gusohoka mu matorero bagafata ubwo buryo, ngiye mbona ari manipulation. Waruzi ko hari umuntu ushobora kuzunguruka imyemerere runaka, insengero runaka, ashaka ubuhanuzi bumuha ibitangaza bijyanye n'ibibazo afite? Ahubwo aho niho hari ikibazo. Ikibazo ngira ngo abasenga njya numva muri Bibiliya bavuga ngo Yesu yarababwiye ngo ibya Kaisari babihe Kaisari. Kandi iyo Bibiliya nanone iravuga ngo udakora no kurya ntakarye. Ngira ngo abantu bakwiye guhugurwa bakamenya ko gusenga ari imibanire n'Imana. Abanyamadini benshi bari kuvuga, abayobozi b'amatorero kuri ubu ngo bari kuvuga bati murirengagiza ahantu u Rwanda rwavanywe n'amasengesho. Urabasubiza iki aka kanya? Murakoze cyane, ariko turabizi ko amasengesho adafite ibikorwa ntacyo yagira atanga. Bashakira Imana ahakomeye n'uruhare rubi rw'ababayobora. N'uruhare rubi rw'ababayobora, bavuga butumwa, babashumba, twita abashumba muri iyi minsi cyangwa bita abashumba. Mu by'ukuri nkeka ko ibyo dukunda kuvuga barafatira abantu mu ntege nke zabo. Mu ntege nke zabo. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri uko babivuze, abanyarwanda ni abantu bemera Imana, bazi ko Imana ariyo ibakorera byinshi bishoboka. Kuvuga ngo niyishobora byose, niyirera, niyitunga, niyigira gute. Uko kwizera k'umuntu, kiremwa muntu cyangwa umunyarwanda yumva ko Imana ikora byose, iyo umubwiye noneho ko ayibona ahangaha ahita yihuta kugira ngo abone ibya bintu ashaka. Baravuga ati byara harera Imana. Noneho abana bamara kuburara, bamara kumurwarana bakavuga ati ariko Imana wibona mu buvumo. Turashaka Imana cyangwa turashaka ibitangaza? Turakurikira ubuhanuzi. Ibyo nkubwira njye namana kuko natangiye mvuga ngo ni akazi kabi kababashumba nabo bavuga butumwa. Ubwo buhanuzi nyine bababwira, babereka, babumvisha ko mu by'ukuri babona Imana, niho bihutira, niho bafata babandi. Nyamara mu by'ukuri abo banyarwanda bashaka Imana, bashaka ibisubizo byabo ku Mana, baribagirwa uruhare rwabo. Abavuga butumwa babibagize uruhare rwabo mu mibereho, babigize uruhare rwabo mu gushaka Imana. Mu by'ukuri bakabereka ko Imana baribona vuba, hanyuma byose bikemuke. Urakoze. Nyemerera urakoze. Sinibuka umwaka neza ko ahantu twagikorera ndahibukaho, twakoze ikiganiro n'abaturage tuvuga ku matorero n'amadini. Icyo nibuka, hari umukecuru wavugaga ati ariko abapasiteri ntibagira impuhwe, atibaze ko nanjye bansaba amaturo. Yagaragazaga mu by'ukuri ati jyewe bantangira, leta iranyishyura mituweli, iranyishyurira iki byose, sinishoboye, ariko pasiteri arasaba amaturo. Mu by'ukuri ugasanga icyo yagaragaza ko abavuga butumwa batagira n'impuhwe z'abatishoboye. Mu by'ukuri ibintu byose basa n'ababigurisha kurusha uko leta noneho ibafasha. Ibyo mu by'ukuri ugasanga abaturage bwabo n'amatorero hakwiye bwabuhuza. Njye avuga ngo hakwiye kongera kuza uko RGB ivuga ngo iragenzura, ikwiye kuzajya bicaranya ikareba umupasiteri n'abakristo be, bakicara mu itorero bakumva uko bigisha, kandi uko akabaza abaturage ko mumwakira mute, kubera ko mu by'ukuri harimo ubwesukuru bwagiye bugaragara, nyamara abaturage barakomeza bakabukurikira, bagombye kuyoborwa. Baudouin, nyemerera noneho tuze mu biri gusabwa. CEO, muragenda mureba ibiki amategeko asaba urusengero rwujuje ibisabwa ni bihe? Yenda ikibazo cyaka ibyo mureba mu mujyi ni nabyo mureba mu cyaro handi twavugaga naho hakwiriye kugira ubutumwa bwiza. Yego, ibisabwa by'ibanze ubundi bishingiye ku bintu bitatu. Icya mbere gikomeye ni ikirebana
n'aho abantu bakorera, yego, imyubakire y'aho bari. Hari ibisabwa bishingiye ku ho batuye, ni nako itegeko rivuga, yego. ko bubahiriza ibijyanye n'imyubakire y'aho batuye. Urugero nk'hariya Huye, ziriya nsengero turi kubona buriya ntago zahawe occupation permit, ntago zubatswe bikurikije amategeko. Zagombye. Igitondo cyiza, twizere ukomeje kumererwa neza. Ni waramutse Rwanda ukomeje gukurikira aho uri hose, turakwifuriza gutangira icyumweru neza. Iyi weekend waba waranyuze mu rusengero, byaba ari amahoro. Ushobora kandi nawe kuba usengera iwawe mu rugo, ntabwo bikubuza ko isengesho ryawe rigera ku Mana nk'uko uyizera kandi ukabona ibisubizo. Reka rero turebere hamwe ingingo iri kuvugwa cyane muri kino cyumweru dutangiye, ni ingingo ijyanye no gufunga insengero 5,600 zimaze gufungwa mu Rwanda kuko zitujuje ibisabwa. Hamaze kubarurwa insengero 5,600 hirya no hino mu gihugu zimaze gufungwa kubera ko tuzi ibisabwa, nyuma y'uko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rutangije igenzura rigamije kureba uko insengero zihagaze. Muri iki kiganiro turareba impamvu y'iri genzura mu gihe nk'iki ngiki. RGB kabivuga ko insengero n'imisigiti bitubahirije ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza agenga imiryango ishingiye ku myemerere bita bihagarikwa. Ariko nanone nka sosiyete nyarwanda by'umwihariko, ndagira ngo tuze no kuganira, turebere hamwe sosiyete dukwiye ejo hazaza. Sosiyete dukwiye ejo hazaza, urubyiruko, abato. Ni babandi ashobora gufata umunsi wo kuwa kabiri akavuga ngo ni umunsi wa korari, mbere ya saa sita akaba ari korari, nyuma ya saa sita akaba ari inama y'abadiyakoni. Izo ni imbaraga zakagombye kuba ziteza imbere igihugu. Ese turareba umwanya duhereza ijambo ry'Imana, duha ijambo ry'Imana, duha abavugabutumwa, duha ubuhanuzi, ibyo byose tubirebere hamwe. Ese umunyarwanda twifuza ejo hazaza udasengera mu buvumo yategurwa ate kuri ubu? Umunyarwanda utayoboka ababeshyi ngo barahanura yatangira gutegurwa ate duhereye ubu ngubu? Umunyarwanda utabeshywa ngo niyahura arahabwa umugisha cyangwa se arasanganirwa n'abamarayika bitewe n'imyumvire cyangwa se n'uwamuganirije. Muri studio rero reka twakire umuyobozi mukuru wa RGB, Usta Kayitesi. Igitondo cyiza. Yego namwe. Reka twakire Albert Baudouin Twizerimana, ni umuhuzabikorwa wa Pax Press. Igitondo cyiza Baudouin. Ngaramutse neza namwe. Ku cyumweru agiye gusenga Baudouin, uracyagira umwanya ukayikwicara mu rusengero? Nagiye gusenga. Yego. Ejo ngo harabari no kubatizwa no guhabwa amasakaramentu no gusezerana. No gusezerana. Yego. Uwo ni umumaro umwe dufite amina dukesha kuba insengero ziteguye neza. CEO muri RGB, navuga ngo iyi gahunda mwayiteguye ryari? Navuga nti ese kubera iki bikozwe ubu ngubu? Murakoze cyane Maurice. Ubundi zimwe mu nshingano zacu zihoraho, yego, no kugenzura imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere, imiryango itari iya leta ndetse n'imitwe ya politiki. Yes. Birumvikana rero ko tuba dufite igihe cyo gukora. Umwaka ushize urangira twahamagaye abahagarariye ihuriro ry'abakora muri uyu mwuga w'imyemerere, abafite insengero, abafite imizigiti, kuko itegeko tugenderaho ryagiyeho muri 2018, yego, ryari ryaratanze kugeza mu kwa 9 k'umwaka ushize. Okay. Kugira ngo babe bujuje noneho byose by'itegeko risaba. Ubundi ryari ryaratanze mu mwaka umwe ngo babe bujuje iby'ibanze, ariko riravuga ngo ku bijyanye n'amashuri bahawe igihe cy'imyaka 5. Iyo myaka 5 rero yarangiye umwaka ushize. Hanyuma urumva twagomba gutegura gahunda y'ibikorwa, tukorana inama nabo, turababwira tuti rero mugende mwigenzure, mugende muduhe ibyanyuma, hanyuma dushobore gukurikirana. Yego. Birumvikana rero muri iki gihe uretse kuba byari bisanzwe ari gahunda ikorwa, kuko buri gihe buriya
buri gihe turagenzura. Oh, buri gihe muragenzura. Buri gihe turagenzura nizo nshingano. Mu nzego dufite ku kazi dufite division ishinzwe monitoring and evaluation ikora buri munsi ibyo. Birumvikana rero hari icyo, ariko hari n'ukuri kuri tere hirya no hino mu buvumo. Hasanze ubuvumo burenga 100 abantu na za nsengero barazivuyemo bibera mu buvumo, bibera mu byo bita ubutayu, bibera ahantu hatariho, ubona baragiye gushakira Imana ahantu hagoye cyane. Wenda icyo nicyo abantu bakwiriye gusubiraho, kuki abantu bashaka Imana nkaho itari hose, kuko uko njya numva bavuga kwiza nuko Imana ibera hose icyarimwe. Iyo ugiye kwishaka mu buvumo uba ugiye kwishaka ikihe gice cyayo. Yego. Hari rero n'insengero, murabizi ko si ubu gusa dusura insengero tukazikurikirana, hari n'insengero zigaragaraho mu by'ukuri kuba zarataye ireme rya mbere. Twafashe igihe tubigisha ibikwiriye gukorwa na mbere hose, ariko ugasanga hari izo zataye ireme, hari izindi zagiye zivuka kugira ngo ni nk'ibihumyo, ntizivutse ku buryo bwemewe n'amategeko, ntawe uzihaye uburenganzira, ariko abantu baratangiye ngo ni icyumba cy'amasengesho, baratangiye mu by'ukuri bakorera ahatemewe. Itegeko tugenderaho rifite aho rivuga hemewe gusengera, hujuje ibisabwa. Iyo niyo mpamvu rero uko abantu bahitamo gukora ku buryo butemewe n'amategeko bagakorera ahatemewe n'amategeko, iyo mibare wavuze imaze no kwiyongeraho, ntabwo bikwiye ko Abanyarwanda twahisemo kuba igihugu kigendera ku mategeko. Ayo ni amahitamo yacu akomeye, buri kintu gikorwa uko gikwiye. Rero ndagira ngo mvuge ngo kubera iki gihe, kubera ko bikwiriye kuba bibaho buri gihe. Tugize Imana bakora ibyo amategeko ateganya, nabwo ntituzareka kugenzura, kuko ni inshingano zacu. Tugenzura ibyo bakora, tugenzura uburyo babikora, tugenzura rimwe na rimwe iyo binadushobokeye ibyo babwira Abanyarwanda, kandi dukwiriye kuba tunabigenzura. Izo ni inshingano zacu. Ibyo babwira Abanyarwanda. Izo ni inshingano zacu, yego. Baudouin, turebe muri sosiyete, kuko amategeko yagomba gukurikizwa. Sosiyete nyarwanda mu ibarurishamibare, imibare minini igaragaza ko turi abakristo, turi abemeramana. Iyi ni imibare yo mu myaka nk'ibiri ishize, ariko nanone wareba ugasanga Abanyarwanda kuva na kera bemeraga Imana nubwo buhanuzi butarabaho. Kuki twisanze mu buvumo no mu butayu? Kuki turi gushakira Imana ahantu hagoye cyane? Urakoze cyane Maurice. Ntabwo uri umuvugabutumwa? Nabuvuga ariko nabishobora. Ndakeka ko kuba Abanyarwanda abenshi bari mu kwisanga bashakira Imana ahakomeye, ni uruhare rubi rw'ababayobora. Ni uruhare rubi rw'ababayobora, baba abavugabutumwa, baba abashumba, twita abashumba muri iyi minsi cyangwa bita abashumba. Mu by'ukuri nkeka ko ibyo dukunda kuvuga barafatira abantu mu ntege nke zabo. Intege nke? Mu ntege nke zabo. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri uko babivuze, Abanyarwanda ni abantu bemera Imana, bazi ko Imana ariyo ibakorera byinshi bishoboka, kuvuga ngo niyo ishobora byose, niyirera, niyitunga, niyigira gute. Uko kwizera k'umuntu, ikiremwa muntu cya Munyarwanda yumva ko Imana ikora byose, iyo umubwiye noneho ko ayibona ahangaha ahita yihuta kugira ngo abone bya bintu ashaka. Baravuga ati byara harira Imana. Noneho abana bamara kuburara, bamara kumurwarana bakavuga ati ariko Imana wayibona mu buvumo. Turashaka Imana cyangwa turashaka ibitangaza? Turakurikira ubuhanuzi? Ibyo nkubwira nyine njye nawe kuko natangiye mvuga ngo ni akazi kabi k'abashumba n'abo bavugabutumwa. Ubwo buhanuzi nyine bababwira, babereka, babumvisha ko mu by'ukuri babona Imana, niho bihutira, niho bafata babandi. Nyamara mu by'ukuri abo Banyarwanda bashaka Imana, bashaka ibisubizo byabo ku Mana, baribagirwa uruhare rwabo.
abavugabutumwa babibagize uruhare rwabo mu mibereho, babigize uruhare rwabo mu gushaka Imana, mu by'ukuri bakabereka ko Imana baribona vuba hanyuma byose bikemuke. Urakoze. Nyemerera nakire mugenzi wanjye Christine ari Huye, kuko iyi ni ingingo iri kuvugwa mu bice bitandukanye by'igihugu. Ndaza kugikoresha uburyo bushoboka nyiri mu bice bitandukanye, aho biza kunshobokera kamera za RBA bari kumamagara. Christine, waramutseho? Waramutse neza Maurice. Mbwira ubuvumo cyangwa se ubutayu bushobora kuba buri aho ngaho muri Huye abantu bajya gusengeramo bashaka Imana cyangwa ibitangaza ariko mu buryo bugoye. Murakoze cyane, nk'uko ubivuze ndi mu karere ka Huye, nko ku munsi w'ejo ku cyumweru by'umwihariko niho usanga hari abakristo benshi bajya gusenga mu nsengero zitandukanye mu matorero atandukanye hano mu karere ka Huye. Nko ku munsi w'ejo rero ku cyumweru nk'uko byari byifashe, wasangaga hirya no hino hari abakristo batunguwe no kumva yuko insengero zifunze bamaze kuhagera. Hari abari bamaze kubimenya mbere binyuze ku mbuga nkoranyambaga babaho batari biriwe bajyayo, ariko abenshi batabashije kubimenya baragendaga bagera ku nsengero bagasanga zirafunze, ukabona babaye nk'abatunguwe no gusanga urusengero rufunze batari babizi. Rero ku munsi we Karame, yes, insengero zafunzwe kuko zitujuje amategeko n'amabwiriza. Hari byinshi turi buganireho hano byakagombye kuba bigenderwaho. Ndavuga nti nihe hantu aho ngaho muri Huye abantu ubona abaturage bajya gusengera kandi hashyira ubuzima bwabo mu kaga? Murakoze cyane. No mu karere ka Huye cyangwa se no mu bindi bice by'akarere ka Huye n'intara y'Amajyepfo muri rusange, hari ahantu henshi hagiye hatandukanye wasangaga abantu bajya gusengera, haba ku misozi, haba mu buvumo, aho hose usanga hahari. Mu by'ukuri bitewe n'imyiza. Huye muri Butare hari ubuvumo buhari? Muri Huye nta buhari. Hari ishyamba rihari ubona riteye ubwoba abantu bajya gusengeramo ku buryo byashyira ubuzima bwabo mu kaga? Nko mu majyepfo ahari hakunze gusengerwa hazwi nka Kanyarira, ni muri Ruhango. Warahageze? Ahandi hasengerwaga n'Ikinyamakara. Wowe warahageze urahaza aho Kanyarira? Yego narahageze. Duha ishusho ya Kanyarira ukuntu yifashe, haba hameze gute? Amasengesho yahatangira ryari? Kubera iki ariho bajya buri munsi? Hafi ibihe bitangaza? Nka Kanyarira nkuhaye nk'ishusho yaho ukuntu hameze, ni ahantu ku musozi uteyeho ishyamba. Igice kimwe cy'iryo shyamba kigiye kirimo n'ibitare cyangwa se amabuye manini cyane, aho usanga abagiye gusenga burira uwo musozi, kuva kuri uwo musozi aho uwo musozi utangirira uzamuka ni ahantu hari umugezi. Bambuka umugezi, bamara kwambuka umugezi bagatangira guterera wa musozi w'ishyamba. Ni umusozi utagendwaho n'ibinyabiziga, byumvikana yuko ibinyabiziga babisiga munsi y'umusozi, bakazamuka bakajya gusengera ku musozi. Umubyeyi wafite umwana, ese hari irerero amusigamo? Ayo mazi ngo ni amazi y'umugisha, ni iki gihari gituma ayo mazi bayita y'umugisha? Bitewe n'imyizerere y'abantu, hari abakubwira ngo jyewe kujya gusengera mu butayu, na Yesu yagiye gusengera mu butayu, ngomba gutera ikirenge mu cya Yesu. Buri wese bitewe n'imyemerere ye aravuga kuki ntagenda nkihererana n'Imana ahantu runaka kugira ngo mbashe kugeza ibyifuzo byanjye, kugira ngo gusenga kwanjye kugere ku Mana, bitewe n'imyizerere y'abantu. Hari n'uvuga ngo jye ntabona urusengero nta handi hantu nzajya, hari n'uvuga yuko urusengero ari umutima we. Rero bitewe n'imyizerere ya buri wese nicyo gituma Abanyarwanda bavuga ngo ngiye kujya gusengera mu butayu. Kamera za RBA zigeze kuhagera, muhageze n'ibiki mwabonye bitunguranye byashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga? Ikintu gishobora gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga, nkanjye nigeze kuhajya, ni n'ahantu nigeze gukora tumenye igihugu. Ikintu gishobora gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga bitewe n'uwo musozi ukuntu hanamye, umuntu ashobora kumanuka akaba yatogoka akagwa mu kabande, akaba yagwa muri wa mugezi. Ngira ngo n'ubuhamya bw'abantu bagiye baduha ndetse n'ubuyobozi bwagaragazaga ko uwo mugezi wagiye ugwamo abantu bitewe n'uko yamanutse hejuru ku musozi atazi ko aho hantu hari umugezi, bikarangira aguyemo. No kuri uwo musozi rero urumva ni ahantu harehare, ushobora kugenda nko mu gihe cy'imvura, imvura yagwa ntiwabona aho wugama, cyangwa se bamwe bakaba banahamara iminsi basenga ugasanga bahiciwe n'inzara. Christine, turacyari kumwe ntujye kure. Muri ino minota dufite ushake umuyobozi nk'umwe w'idini aho ngaho muri Huye ndetse n'inzego z'umutekano. Muri aka kanya turi kumwe, ndi kumwe na Pasiteri Mutunzi Dieudonné, ni umuyobozi cyangwa se ni umushumba w'itorero Methodiste Libre mu Rwanda, itorero ry'Ingoma. Urusengero rwe ruri mu zafunzwe cyangwa rurakora?
rurafunze kugeza ubu mu karere ka Huye insengero nyinshi zirafunze. Yego. Usibye no mu karere ka Huye gusa, no mu ntara y'Amajyepfo muri rusange insengero nyinshi zirafunze. urusengero Wenda rwamubwiye ko rufunzwe twamwakira. kubera iki? Ni iyihe mpamvu? Reka tumwakire pasiteri, namwe urusengero rwanyu rwa Methodiste Libre rurafunze. Ese mwebwe bababwiye ko impamvu babafungiye urusengero? Ndi kurubona rurafunze, imiryango irafunze, ni ukubera iki bababwiye ko namwe babafungiye? batubwiye ibintu bigera kuri 4 bituma urusengero rwacu rufungwa. Icya mbere ni parking. Mubwira azamura ijwi, ntabwo tumumva neza. Igitondo cyiza pasiteri. Wakongera ijwi? Icya mbere ni parking ntoya. Icya kabiri toilette ziri hano, hari izindi zari imbere hariya zasenyutse ko turubaka izindi, baravanga ubwiherero ni buke. Icya gatatu ibifata amajwi kugira ngo ndagere ku baturanyi nabyo ntibihagije, ndabihari. Icya kane dufite kizimyamoto ariko ngo ni ntoya, tugomba gushaka ifite imbaraga nini. Christine, Yego, ngira ngo pasiteri ari gusobanura yuko yakira abantu bangahe buri cyumweru? Iyo urusengero rwo rwuzuye cyane abafite abantu bangahe? urusengero rwawe iyo rwuzuye uba wakiriye abantu bangana iki, rwuzuye neza? Twebwe tugira abantu bagera ku 1,200. Afite imiryango y'ubwiherero bungana iki ku bagabo n'abagore? Dufite ibihumbi bigera ku 5,000. Ni ukuvuga ngo mufite ubwiherero bungana iki? Wenda imiryango y'abagore n'ingahe, iy'abagabo yo n'ingahe? Twari dufite imiryango y'abagore 6 n'iy'abagabo 6, ariko 12. mu toilette yo hirya irasenyuka. Ubu ni ingahe ikora? Ubu hasigaye umuryango umwe w'abadamu n'uw'abagabo umwe. Ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu imiryango ya toilette bafite ikora neza ni 2, Yego. umwe w'abagabo ndetse n'undi w'abagore. Kuri we arumva kuba yafungiye urusengero agiye gukora iki? Yego, nk'itorero Methodiste Libre mu Rwanda, by'umwihariko paruwase ya Ngoma, mugiye gukora iki nyuma yuko mufungiwe imiryango, mufungiwe urusengero bitewe n'izo mpamvu enye watubwiye mutujuje? Mugiye gukora iki? Urabona muri nanko twamaze kuwushyiraho. Icya kabiri, uno munsi turazanye kizimyamoto ifite imbaraga. Icya gatatu, toilette uno munsi turashyiraho beton iri hirya, muraza kuhagera muyirebe. Icya kane tugiye gushaka uburyo twakongera parking ikajya hariya haruguru, tugashyiraho amapave ndetse no gushaka uburyo twafata amajwi. Urakoze cyane Christine. Yego, Maurice, ngira ngo ibyo ni bimwe mu byo bagarukaho mbere yuko tukurekura kuko hari bagenzi bawe bandi bari kumpamagara nshaka kuvugana nabo. Tuganire gato ku bijyanye no gushakira Imana ahantu hakomeye. Umukristo we amahitamo yo kujya ku musozi wa Kanyarira mu mvura ku zuba ahetse umwana, cyangwa se gusengera iwe mu rugo, cyangwa akaza ku cyumweru mu rusengero, abafasha iki Christine? Pasiteri, ngira ngo abakristo hari abahitamo gusengera mu nsengero, hari n'abayoboke banyu bavuga ngo ngiye kujya gusengera ku musozi cyangwa se nsengere mu rugo. Aba bantu mubafasha iki mu myumvire kugira ngo bashake Imana ahantu badashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga? Ntabwo twebwe ba Methodiste mu nshingano dufite kujya kwigisha abakristo bacu ntabasengera ku misozi. Ntabwo tubyemera yuko abantu bagomba gusengera ku misozi. Basengera mu rusengero, wumva ananiwe kuza ku rusengero arwaye agasengera mu rugo iwiwe. Nk'ubu ko bataje gusenga basengeye mu ngo iwabo. Yego, ngira ngo nk'uko pasiteri abisobanura, ntabwo abapasiteri babwira abakristo babo ngo mujye gusengera mu butayu cyangwa se mujye gusengera mu buvumo, ahubwo umukristo we niwe uvuga ngo bitewe n'ibibazo byanjye byandemereye, numva nshaka ahantu njya kwihererana n'Imana nkaba nasenga. Ariko ntabwo ari uko ari abashumba b'itorero bababwira ngo jya gusengera ahantu runaka hashobora gushyira ubuzima bwawe mu kaga. Ndagushimye cyane Christine Huye. Byanga bikunda turaza no kugera i Musanze, hakunze kuvugwa gusengera mu bitare, hahandi umuntu ajya mu kuzimu agiye gushaka Imana. Muri RGB nimwe mufite inshingano, nimwe muganira n'aba bapasiteri, ariko ibyo twumvishe Huye byo ku bantu 1000 barenga, ubwiherero 2, hari ikigomba gukorwa. Reka turebe ibijyanye no gusakaza ubutumwa bwiza. Content muyigenzura gute?
ko muravuga muti tureba n'ibivugwa. yego murakoze Maurice. ubusanzwe yaba abantu bubahirizaga ibyo baduhaye, Yes. kuko buriya mu bintu dusaba umuryango ushingiye ku myemerere uzigisha n'abantu mbere y'uko batangira badushyikiriza ibyo bita inyandiko yerekana imyemerere yabo, statement of faith. iyo statement of faith yerekana ibyo bemera, akenshi ikanerekana n'ibyo bakora. ikibazo rero kiba hehe? ikibazo kiba yuko ibyo barabivuga barangiza bakifata nk'aho bidahagije. hari ibintu bibiri birimo. hari koko amatorero mu itorero imbere abantu basa nk'aho bahaba bakava kuri statement of faith, Yes. bagatangira kuvuga ibindi, ngira ngo kugira ngo bakurure imbaraga nyinshi cyangwa bakurure abantu benshi. Bagomba kwigisha bijyanye n'ibigezweho. iyo aba bigishaga ibijyanye n'ibigezweho, ariko hari ubwo babyigisha mu buryo butanagezweho. Ibigezweho n'ubuhanuzi butanga ibitangaza. kugira Kuvuga ibitangaza. kugira ibigezweho Yes. ujyana abantu ukanyarira Yego. ntabwo ari byo. ariko tuvuge no ku kindi cya kabiri, harimo n'abantu bahisemo gusohoka mu matorero bagafata ubwo buryo, ngiye mbona ari manipulation. Wari uzi ko hari umuntu ushobora kuzunguruka imyemerere runaka, insengero runaka, ashaka ubuhanuzi bumuha ibitangaza bijyanye n'ibibazo afite? ahubwo aho niho hari ikibazo. Yego. ikibazo ngira ngo abasenga njya numva muri Bibiliya babivuga ngo Yesu yarababwiye ngo ibya Kayisari babihe Kayisari. kandi iyo Bibiliya nanone iravuga ngo udakora no kurya ntakarye. Yes. ngira ngo abantu bakwiriye guhugurwa bakamenya ko gusenga ari imibanire n'Imana. Abanyamadini benshi bari kuvuga, abayobozi b'amatorero kuri ubu ngubu bari kuvuga bati murirengagiza ahantu u Rwanda rwavanywe n'amasengesho. Urabasubiza iki aka kanya? murakoze cyane, ariko turabizi ko amasengesho adafite ibikorwa ntacyo yagira atanga. ntabwo jenoside yahagaritswe n'igitangaza gusa. guhagarika jenoside yakorewe abatutsi byasabye ingabo zitanze zikabamo n'izipfa. Yes. ntabwo turi mu gihe umuntu yicara mu cyumba agasenga ibiryo bikikubita hasi bikaza. turabyuka tukajya gukora. Maurice nicyo gituma uri aha ngaha kuri televiziyo y'amasaha. Yes. ibyo rero nibyo abantu bagomba guhugurwa, kwemera Imana no kubaho. Imana ifite ubushobozi bwabyo ikora, ariko Imana ntitegekwa gukora. Imana igomba kuba izura u Rwanda, ariko abanyarwanda bagomba kumenya ko ari abanyarwanda aribo bazarukorera bakaruteza imbere. kuvuga rero ngo kandi cya kabiri Maurice kiri ukuri, ntabwo hahagaritswe amasengesho na rimwe. nta dini zifatika zikora ibyubahiriza amategeko zahagaritswe. Yes. Godwe yakubwiye ngo yasenze. Pasiteri uriya wakubwiye ko yakira abantu barenga 1000, bakaba bafite ubwiherero kamwe ku bagabo kamwe ku bagore, kandi akenshi baba mu rusengero amasaha arenze 2. ntabwo aho hantu haberanye n'umunyarwanda twifuza, ntihaberanye n'umuntu ufite agaciro. bivuze iki rero? hafunzwe abo bose birengagije cyangwa barenze ku mategeko. hafunzwe aho hose hatujuje, yaba byashobokaga ngo habe hose nyine, hatujuje ibisabwa. kandi ikigambiriwe naho, ikigambiriwe ni ukuvuga ngo ukwiriye gukora koko. itegeko nshinga ryacu mu ngingo ya 37 ryubahiriza uburenganzira bwo gusenga no kwihitiramo aho usenga, ariko nanone rikavuga ngo bikorwa ku buryo buteganywa n'amategeko. uru Rwanda rwashyizeho itegeko ryihariye rirebana n'imiryango ishingiye ku myemerere, rivuga ibyo bagomba kuzuza mbere y'uko bikora, rivuga aho bagomba gusengera, uko hagomba kuba hateye n'ibisabwa kugira ngo hemererwe gusenga. ikirimo gukorwa muri iri genzura ryishingiye ku kutubahiriza ibyo by'ingenzi, ibyo itegeko ryashyizeho kugira ngo wumvishe uko abivuga ati twebwe amajwi yacu ntituyafata ku buryo abangamira abaturage. agomba gucuranga ku buryo no hakurya bumva ko urusengero rwateranye abandi bakabyuka. ariko muri abo baturanyi, muri caci ya kabiri, muri abo baturanyi harimo umuganga waraye uvura, I see. ukeneye kuruhuka kugira ngo ajye kuvura abandi nanone. Yego. harimo abantu benshi, twese twirirwa dukora, dukeneye kuruhuka mu masaha yacu yo kuruhuka, ariko manywa hari abandi barara bakora. ariko urusaku narwo rubuza umutekano, rubuza umudendezo. Baudouin, umuvugabutumwa ari kuvuga ngo imyaka 30 ishize u Rwanda rwabagaho ku masengesho. uwo muntu mwakwemeranya cyangwa aratera ubwoba?
turemeranya ko amasengesho hari icyo akemura, hari atuma abantu babana neza, atuma sosiyete ibaho neza, ariko nanone ndaza kuba rafata nk'iterabwoba kugira ngo avuge ngo ni mutureke dukore ibyo dushaka. Si wowe uzivuga, ngira ngo ni mu mavanjiri yose dufite muri Bibiliya hari aho bazaniye Yezu ngo igiceri bavuga ati ese dukomeze dutange imisoro ya Kayizari. Kayizari ni ukuvuga ubuyobozi bw'igihugu muri rusange. Arabwira ati muze igiceri turebe. Baragenda ati hariho ndi, bati hariho Kayizari, ati bya Kayizari muhe Kayizari, ibyo muri mu bihe Imana. Ni ukuvuga ngo amategeko niyubahirizwe. Niba muri mu gihugu mweza amategeko yaho, hanyuma niba iby'Imana nayo ifite ibyo basaba mu bikore. Ntabwo rero mu by'ukuri kuvuga ngo igihugu cyabaye mu masengesho, ntabwo gishobora kuba mu masengesho abagabo n'abagore babyukira mu rusengero kuwa mbere kujya ku cyumweru. Igihugu ntabwo cyabaho. Baudouin, arumbwiye ngo rega ngo na Yesu ngo hari ahantu mu rusengero yigeze kugera abona akavuyo ngo ibintu ngo abikorana imbaraga. Yarabakubise ahubwo yarabakubita ibindi arabimena ngo kwa yarasanze inzu yitiriwe isengesho yarahindutse business. Tuganire gato kubijyanye n'ubuhanuzi ariko bugaragaramo icyo nakwita ubupfumu bwambaye umweru. Kuko ndafata credit. Ka business ka mbere nshoyemo kagashya. Banki iri kumbarira. Nkajya mu rusengero runaka kugira ngo bampanurire ko byibura yandi nsigaranye nshobora kubona umugisha. Nkajya n'ahandi kubera ko wenda ubuhanuzi butajyanye n'ibyo ngibyo. Ahandi njye bagahita bambwira bati ahubwo ubonye viza ugiye Burayi. Kako muvu hari agafaranga. Ugahita noneho utangira gushaka viza, ya mafaranga agashira nta viza itabonetse. Ubuhanuzi buri mu buyobe kuri kino gihe ubona gute? Ubuhanuzi bugamije ubucuruzi, ubuhanuzi bugamije ubushukanyi. Ndumva twarigeze gukoraho n'ibiganiro bitandukanye mu itangazamakuru, dukora inkuru zitandukanye. Hari abantu benshi twaganiraga babireberamo neza kandi bafite aho babagamiye, bavuga ati birakwiye ko inzego z'umutekano, polisi, RIB batanya gukurikirana abavuga butumwa. Si we yahoze avuga ukuntu bagenzura content, bagenzura ibyo abavuga butumwa bavuga. Sinibaza ko abavuga butumwa batanga statement of belief ye, avuga ati twebwe tuzanye itorero rikora ibitangaza abantu bakabona amafaranga. Nta urabitangaza. Nta uravuga ngo tuzanye twebwe itorero ryacu rizanye kuvura indwara z'umubiri cyangwa zo mu mutwe. Aba arabitangaza. Byose babihimba ari uko bamaze kubona abayoboke hafi aho ngaho, kugira ngo bafatire muri bwa bushobozi buke bwabo n'imyumvire yabo. Mu by'ukuri rero ngiga ko kuvuga ngo abaturage, abakristu bagiye kwicara basenge babone ibitangaza, se hari bingahe? Yezu niwe yigeze kubabwira ati niba mwakwaga ibitangaza mwabwo umusozi ngo wimuke ujye kutura hariya. Nta urabishobora. Nta urabishobora. Ibitangaza biri hari nibihe? Ibitangaza bihari nukuvuga ngo umuntu yagiye yakize. Gukira indwara bisaba ko umuntu ajya gutonda umurongo, ajya gusegera hadashoboka. Nyeka no mu by'ukuri ko abanyarwanda bakwiye guhindura imyumvire. Urakoze Baudouin. Turavuga gutyo mu gihe ku munsi muri no weekend tuvuyemo hari amasakramento, hari ubukwe. Ibintu ngo bishobora kuba byabangamiwe. Tubirebe muri rusange mu bijyanye n'imibereho myiza ya sosiyete. Uruhare rw'amadini ni uruhe muri rusange? Kuko turabatirisha, tugatanga amasakramento mu buryo butandukanye. Ibyo byose iyo bihuye n'uyu mukwabu, umukristo abyitware mate? Yego, icyambere buriya duhere ku kintu uriya munyamakuru warihuye yavuze. Yego. Kuvuga ngo abakristo baje bagera ku rusengero bataramenye ko rufunze, baranabimenye ku mbuga nkoranyambaga bariho. Ubundi umushumba ashobora kuba ameze atyo. Niba kwitorera aho usengera ari iwanyu mu buryo bwo gusenga, ukuyobora akaba adashobora kukumenyesha ko mu minsi 7 utazasanga hakinguye, urumva ko hatarimo ikibazo, ni icyuho. Ngira ngo aho niho hari icyuho. Nta muntu, nta dini ryafunzwe ryose. Yego. Kandi iyo urebye uko amadini angana aho dutuye ni menshi, araruta n'amashuri. Yes. Kuba umuntu adashobora gutanga amasakramento, hari aha hafunze, hari hadafunze, nabyo ni ugutanga serivisi itanoze. Ngira ngo niba hari abagize ibibazo mu by'ukuri ku byo bemera banakora, kubera yuko inzu kanaka y'isengero yari ifunze, umuyobozi we w'idini akaba atarashoboye kuvugana n'urusengero byegeranye
rwabo akaba atarashoboye kuza kumuhera isakaramento aho ari, ubwo mu by'ukuri ubwabyo haba harimo ikibazo cy'imikorere. Ariko twumve ikintu gikomeye, ntabwo kuba ufite uburenganzira bwo kubona isakaramento biguha uburenganzira bwo kuribonera hadakwiye. Niba umuyobozi wawe w'itorero yari abizi ko akora ku buryo butemewe n'amategeko, byaba bisa nko kuvuga ngo umuntu ushonje afite uburenganzira bwo kurya ibyo yibye. Ntabwo ari byo. Ni ngombwa yuko abantu bahabwa ibyo by'ibanze, ariko ukansubire no ku kindi. Mu by'ukuri iyo urebye amadini menshi dufite muri iki gihugu, hari ibikorwa byinshi byiza bihari. 54% y'amashuri abanza n'aya segonderi, yewe niyo ugeze muri kaminuza, dufite kaminuza zirenga 10 zashyizweho n'amadini, zashyizweho n'imiryango ishingiye ku myemerere. Ni nacyo gituma u Rwanda rwashyizeho itegeko, kuko u Rwanda rubemera nk'abafatanyabikorwa. Ikindi buriya iyo bagiye kwiyandikisha wenda kugira ngo abantu bajye banabisobanukirwa, idini riragenda rikajya ku karere rikabasaba urwandiko rwita urwandiko rw'ubufatanyabikorwa mbere y'uko baza muri RGB. Yego. Urwo rwandiko barubona bamaze gutanga ibyo berekana bazakora, binasubiza ibibazo byo muri sosiyete yacu, byubakiye ku cyo ako karere kifuza kugeza ku Banyarwanda, nacyo cyubakiye ku cyo Abanyarwanda bifuza kubaho mu gihe kiri imbere. Ibyinshi rero birimo kuba nk'ibyo turimo kuvuga, mu by'ukuri ni ahabaye kurangara. Kandi watanze urugero rwa Yesu cya gihe yakubitaga abantu akabakura mu rusengero. Biragaragara ngira ngo nicyo gituma biri no muri Bibiliya icyo gihe ko abantu bajya bafata urusengero bakarugira icyo rutakabaye, bakarugira isoko. Imana rero yahaye ubwenge, bagacuruza ubuhanuzi. Imana yahaye ubwenge ubuyobozi bw'uru Rwanda. Twifuza ko abantu basenga bibahesha agaciro, bihesha agaciro igihugu cyacu, kuko umunyarwanda twubaka. Iyo urebye icyerekezo 2050 mu ijambo ry'ibanze rya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hazamo kuvuga ngo ntitunyuzwe n'abo turi bo, ahubwo turifuza kuba Abanyarwanda bashoboye, bafite ubuzima bwiza, kandi bafite ubushobozi, banafite agaciro. Akavuga ngo ni bande bazabidufashamo. Imiryango ishingiye ku myemerere iravuzwe neza. Hanyuma tukavuga ngo icyerekezo 2050 ni inzira yo kugera kuri abo twifuza. Imisengere rero ivuguruza ibyo. Nta nubwo mu by'ukuri iyo umuntu utashobora kumugeza mu Rwanda ntabwo wamugeza mu ijuru. U Rwanda twifuza rufite akantu kansubiremo neza, umuntu udashoboye kumugeza mu Rwanda ukamwicarana mu karere ka Muhanga, ntashoboye kujya mu rusengero rwa Muhanga, akajya akanyarira, agafata risiki, bamwe bakagwayo. Yego. Muri iyi weekend mwarabibonye hari uwaguye mu mazi ngo arabatizwa. Ibyo bintu bidatuma umuntu ashobora kuba umunyarwanda ufite agaciro, utamugeza mu Rwanda ngo abe umunyarwanda wemye. Ngewe numva utamugeza mu ijoro pe. No mu ijoro ntiwamugezayo. Badwe, Pax Press mbibuka akenshi mukorana inteko z'abaturage munsi y'igiti. Ahantu habaga hari igicucu. Yego. Hari ahantu wigeze ubona urusengero, insengero, hari byibura n'akarima k'igikoni ka demonstration ku buryo ubwira abaturage uti nyamuneka mu kurwanya indyo mbi no kugwingira, dore uko bahinga imboga, dore uko baziteka, dore uko isuku ikorwa, dore uko cyangwa n'ibitangaza gusa? Urakoze. Sinibuka umwaka neza ko ahantu twagikorera ndahibukaho twakoze ikiganiro n'abaturage tuvuga ku matorero n'amadini. Icyo nibuka hari umukecuru wavugaga ati ariko abapasiteri ntibagira impuhwe, atibaze ko nanjye basaba amaturo, yagaragazaga mu by'ukuri ati jyewe bantangira leta iranyishyura mituweli, iranyishyurira iki byose sinishoboye, ariko pasiteri arasaba amaturo. Mu by'ukuri ugasanga icyo yagaragaza ko abavuga butumwa batagira n'impuhwe z'abatishoboye. Mu by'ukuri ibintu byose basa n'ababigurisha kurusha uko leta noneho ibafasha. Ibyo mu by'ukuri ugasanga abaturage bwabo n'amatorero hakwiye bwa buhuza. Njya mvuga ngo hakwiye kongera kuza uko RGB bivuga ngo iragenzura, ikwiye kuzajya bicaranya ikareba umupasiteri n'abakristo be bakicara mu itorero bakumva uko bigisha, kandi nuko akabaza abaturage ko mumwakira mute, kubera ko mu by'ukuri harimo ubwesikuru bwagiye bugaragara, nyamara abaturage barakomeza bakabukurikira, bagombye kuyoborwa. Badwe, nyemerera noneho tuze mu biri gusabwa. CEO muragenda mureba ibiki amategeko asaba urusengero rwujuje ibisabwa ni ibihe? Yenda ikibazo cyaka ibyo mureba mu mujyi ni nabyo mureba mu cyaro,
handi twavugaga nawe hakwiriye kugira ubutumwa bwiza. yego ibisabwa by'ibanze Yes. ubundi bishingiye ku bintu bitatu. icya mbere gikomeye ni ikirebana n'aho abantu bakorera, Yego. imyubakire y'aho bari. hari ibisabwa bishingiye ku ho batuye, ni nako itegeko rivuga Yego. ko bubahiriza ibijyanye n'imyubakire y'aho batuye. Urugero nk'hariya Huye ziriya nsengero turi kubona buriya ntabwo zahawe occupation permit, ntabwo zubatswe bikurikije amategeko. zagombye ibyo byo biragaragara ko atari byo, kubera yuko nta kuntu wagira tuwarete imwe Yego. cyangwa ebyiri occupation permit uyifite. gusa wenda twibuke ko hari amatorero menshi yubatswe kera, Yego. mu magenzura bitugaragariza ko ibyo batabifite. akaba ari mu by'ukuri abantu bareke kumva ko dukenera urupapuro gusa. Yego. ni byombi, hakenerwa urupapuro ku myubakire, ariko hagakenerwa no kureba uko ahantu hameze hanateye. Yes. inzu y'urusengero muri iri tegeko isaba ko igomba kuba ifite uburyo bufata amajwi. gufata amajwi reka tunabyita ukundi. gufata amajwi ni ukurinda abantu urusaku. ari abarimo imbere hari urwego kandi abantu babyumve ni uko abagore benshi mubona bazana abana babahetse. Yes. ruriya rusaku rusohoka rukajya kubyutsa umuturanyi uri muri metero zingahe cyangwa rimwe na rimwe uri mu kilometero, rwa ruhinja turimo kurera mu rusengero, urwo rusaku bw'ayo matwi yarwo kuko azarubasha. Yego. tubitekerezeho tuvuge ngo ese ubundi abari mu rusengero rurenga rugasakuriza hanze bo bari bazima. hariho amabwiriza avuga ibipimo by'urusaku rwemewe imbere n'urusaku rwemewe uvuye mu rusengero imbere. ari n'urusaku rutuma abantu badashobora kugira ibibazo by'ubuzima. byumvikane ko umuntu asabwa ko amajwi ye atarenga. Yego. hari abo bisaba kubaka nk'uko iyi studio yubatse, bitewe n'aho urusengero ruri, bitewe n'amabwiriza arebana n'imyubakire y'aho bari. hari n'abo bisaba kugabanya imfatamajwi zabo, kugabanya uburyo ingoma zabo zivuga, kuko ntabwo zivuze rega. ubundi ushatse kuyivugiriza ku murishyo muto wabikora. Yego. icyo ni kimwe. icya kabiri hagomba kuba hari umurindankuba. tubyite muri rusange ibintu bituma abantu batahungabana Yego. haramutse hari igiteye. icya gatatu gikomeye hagomba kuba hari ubwiherero buhagije, kugira ngo abantu bangana gutyo urujya n'uruza batanandurira. ubwiherero buhagije n'isuku ihagije batanahandurira, n'ibindi bikeya bigenda byiyongera kuri ibyo bijyanye n'ubwiza, bijyanye n'isuku. Urusengero ruri mu mujyi wa Huye cyangwa se mu mujyi wa Kigali, ibyo ruzasabwa nibyo urusengero ruri Ngororero mu gasantere runaka bizasabwa. urusengero ruri mu mujyi wa Huye, Yego. ururi mu mujyi wa Kigali n'ururi Ngororero mu gasantere bisabwa kuba byujuje ibijyanye n'imyubakire y'aho biri. nta rusengero rwemerewe kugira urusaku rurenga rushobora kugira nabi aho abo basengana, rurenga rushobora kugira nabi hanze. gusa aho bitandukanira nihe, uw'i Kigali bishobora kumusaba kubaka bya bindi bakoresha matera, bakoresha ekipima zikomeye. uwa Ngororero nawe afite inshingano yo kudasakuza, Yego. yo kutagira amajwi arenga. uburyo abikora bijyanye n'imyubakire ya Ngororero. nta hantu muri iki gihugu hatari inzego zirebana n'imyubakire, aho niho bitandukanira. ariko igisabwa n'itegeko cyavuze, iri tegeko ryavuze yuko ku bijyanye n'imyubakire hubahirizwa ibisabwa mu myubakire y'aho agace urusengero rurimo. ibyo rero abantu babyumve gutyo, ntabwo basaba ko buri hantu hagiye matera, kuko gufata amajwi hari ubwo bivuga kutayakoresha. Yego. dufite inzego z'abantu basenga mu buryo bucecetse cyane, abo ntiwabafungira kubera urusaku, kuko nabo ubwabo ntibarwemera mu myemerere yabo. so icyo ngicyo ni ikintu kigereranywa bishingiye n'aho abantu batuye. Yego. navuga ku bisabwa bindi uretse ibyo by'aho gusengera n'uko hameze. ubundi ikindi gisabwa ni ubuyobozi, ni amashuri y'ubuyobozi. itegeko rivuga yuko abayobozi ku rwego rw'igihugu bagomba kuba bafite amashuri, kaminuza isanzwe n'impamyabushobozi
ya teoloji yego cyangwa kaminuza kuba yarize afite n'amashuri ya teoloji. Ibyo bikaba ku rwego rwo hejuru kumanuka kugera ku rwego ruyobora izindi. Ndatanga urugero rw'amatorero menshi muzi agira paruwasi. Niba paruwasi munsi yayo ifite amakanisa, yego ubwo ni muri Anglikani wenda n'abandi baporoso, uwo nguwo kuri paruwasi afite inshingano zo kureberera ayo makanisa. Yewe itegeko rifite uburyo busobanutse. Impamvu ni ukugira ngo arinde abayoboke kwigishwa ibitari byo, kuko uwo muntu afite inshingano zo kubazwa ibyo we yigishije ariko n'ibyigishijwe n'abari munsi ye. Nicyo gituma itegeko ryanditse gutyo. Ntibikuraho uburyozwa inshingano cyangwa cyaha kuri wa wundi wigishije. abari munsi nabo bagomba kuba bafite iyo mpamyabumenyi ya teoloji. Ntabwo ari ngombwa ku rwego iyo itorero ako ka branch ko hasi. Yego Urabizi ko nko muri Kiliziya Gatolika hari ahantu hafite padiri mukuru ujyuza ariko hakagira umwarimu yego wigisha mu minsi isanzwe. Ibyo ukuri ku itegeko ni uko abo bari ku rwego rwa bayita bati ni santarari, urwego rwa santarari, ntago ngira ngo abasengayo murabizi ntago hagomba kuba hari umupadiri buri gihe, ariko agira igihe aza gutanga ya masakaramentu mwavugaga. yego Kuri santarari ku ikanisa ntago dusaba kuba afite kaminuza, ariko padiri ushinzwe iyo santarari afite inshingano zo gukurikirana, yewe hakaba n'inshingano aba akwiriye kurinda kugira ngo hatagira ikosa rikorwa no kuyobya no kwigisha abantu bidakwiriye. Iyo atarinze aba akwiriye gufata ibyemezo bihana kuva akimara kubimenya. Iyo ibyo atabikoze twebwe dushobora kubaza ku rwego rw'igihugu tukababaza inshingano, ariko ntibitubaza no kubaza inshingano wa muntu uyoboye paruwasi cyangwa uyoboye santarare ugomba kuba afite amashuri. Yego. Ari naho itegeko ryahaye igihe cy'imyaka 5 mu nteko. Mu by'ukuri abahagarariye inzego z'amadini twari kumwe nabo tuganira kuri iryo tegeko, baratubwira ati rwose muduhe imyaka 5. Nibo bayisabiye? Niyo twe twasabye 4 yego nka leta, barangije basaba 5. Uzaba atujuje ibyo azaba atara, nicyo ni igihe gihagije umuntu kwiga kaminuza, ni imyaka 3 yarageze. Hari benshi twanashima bashyizeho za kaminuza zigisha teoloji. yes Hari iriya kaminuza y'Abanglikani, hari kaminuza iba Kicukiro ya New Life. Izo ni kaminuza zashyizweho, twari dufite nke zishyirwaho, yewe banigisha abantu. Ariko hari abandi batagiye kwiga. urusengero rurafunzwe, ruhise rukemura ibibazo rwari rufite. Ni mu gihe kingana iki rushobora kongera gufungurirwa? Ngira ngo Maurice twari mu gihe cyo kugenzura, sibyo? Iyo abantu barangije kugenzura baricara noneho bakanonosora ibyo basanze. Nabo ubwabo bagenzuwe bakaba barimo kwikosorera ibyabo. Ngira ngo hazabaho igihe kitari kinini cyane, biterwa n'ibyo abantu batujuje. Nanone hakabaho igenzura, hakabaho kureba ibyujujwe, kureba ibyihutirwa bishobora kunozwa. Igenzura n'ubundi rigomba kurangira, abantu bakareba ibyo bakuye mu igenzura. Turimo kunoza, turimo kurangiza, nta minsi 2 cyangwa 3 igenzura ritarangiye. Yego. Nituva muri ibyo tuzasuzuma ibyavuyeyo. Nabo ubwabo ntibicaye barimo kugenda batubwira ibi ngibi twaburaga. Ugira ngo wumvishe pastor ibyo yavuze, ati iki cyo twakibonye, iki kirimo kuza, iki nacyo tugiye gushaka beto. Bari muri ibyo bikorwa, ibyo ni iby'ingenzi. Yego. Ariko ndagira ngo mvuge ku kindi, ibintu byigishwa abantu bibatesha agaciro, bibanduza, bibabuza inzira y'iterambere, ntabwo bizigera bibona umwanya. Inyigisho itesha agaciro ni nk'iyihe? Urugero. Ngira ngo Maurice nawe nyikubajije wayibona. Hari abantu bigishwa, umuntu akaza akavuga ati buriya rero inka ihagarariye Satani. Byigeze kubaho ubuhanuzi bwanze inka, gahunda ya gira inka igitangira. Reka da. Noneho umuntu yavuga ati uyu muntu aguhaye inka, ngiye byambayeho. Umuntu yaraje arambwira ati narose, umukozi yarambwira ati narose umuturanyi aduha inka. Ndavuga nti Imana ishimwe tunaturanye neza. Atari kuwe ntago ujya umenya iby'umwuka. Ni ngaho rero. Ati inka ihagarariye Satani. Ndavuga se wa mukobwa we,
ko kera muri bibiliya numva bavuga ngo ingurube ihagarariye ibi ko bajyaga bavuga ibindi inkijite ndarakara ndamwicaza ndamubwira ibintu wabikuye Yego. ati ni ubuhanuzi ndamubwira wa mukobwa we noneho mbihuje nshubije inyuma nsanga ba bandi nyine bashaka kwangisha abantu gahunda z'agaciro gahunda zibarinda binjiye barabuza abantu gufata inka muri gira inka zakabaye zibavura ukanayoberwa n'ikibibatera ngira ngo si imyemerere pe mu by'ukuri ntabwo aba ari imyemerere kuko abafite imyemerere nyayo basengera abantu babo ngo bakore bazane n'ibyacu wowe niba ubuze umuntu udafite umwana udafite uko bamugenza harimo ababuza abantu kwikingiza pe ukibaza tekereza iyo tutikingiza muri iriya covid umuntu agahaguruka akabwira urusengero ati ntimwikingize ubwo iyo myigishirije igihugu cyahagurutse cyashatse n'inganda zituma dushobora kurindwa hakabaho umwe muri twe ushobora kudufata ngira ngo covid yatwigishije ko bishobora gusaba ko ujya kure y'abandi kugira ngo barinde Yego. undi agahitamo gufata inzira yo kutaturinda ahubwo gushaka kudutesha agaciro ngira ngo haba hari ikibazo hari abigisha bene ibyo hari abahanura bakanga abantu erega buriya kankubwira ikibazo aho kiri ikijyana abantu kanyarira gishingiye ku mana bababwiye ubu bugenzuzi buramara igihe kingana iki turimo gusoza muri iki cyiciro turimo gusoza mu minsi 2 mu minsi 3 turaba tumaze kubona byose ahari hasigaye ni hake cyane n'ubundi twari twihaye igihe kitarenga ibyumweru 2 tugenzure hanyuma dusaba abantu kureba neza ibyavuyemo ikindi buzatumarira ni ugusobanukirwa igitera aba bantu ni iki ikibatera iki ariko no kuganira nanone turaganira n'abayobozi b'amadini n'amatorero bavuye mu gihugu hose kugira ngo tubereke dore ibyo twakuye mu igenzura mwebwe ibi birababereye umupasiteri ufite shapeli runaka cyangwa se urusengero ruto ahantu hatanagera imodoka arasabwa gukora parikingi nawe ngira ngo ikintu gikomeye arasabwa kugira isuku isuku izengurutse umuntu hari ikintu gikomeye nakomeje gusubiraho kiri no mu itegeko ariko tubitekerezeho nibura ukwiriye kuba ufite ahantu ugize umuntu ugira ikibazo muri mu rusengero ambulance yaza ikahamukura dutekereze ku rwego rw'ubuzima bibaye ngombwa ko abo bantu haza kizimyamwoto ntibikabe ariko haza kizimyamwoto haza ambulance twigeze kugira urusengero rumwe inkuba irakubita abantu 7 bapfiraho habamo n'abandi bakomeretse ngira ngo abantu bajye bumva birenze mu kuzana amamodoka yo guparika ngo mujye gusenga kuko buri gihe abantu batekereza mu kurinda abantu ufite urusengero ruri nka kanyarira umusiga imodoka hasi mukazamuka imisozi mwambutse imigezi nta bwato burimo urumva risike aho iri bisubizwe na cya kindi icya mbere ni isuku bashobora kuhashyira parking bashobora kuhatera ibyatsi bashobora kuhakora ikintu cyerekana ko ari ahantu abakera bo ngo bahitaga hera ntabwo ushobora kujya hera uciye ahirabura urumva hagira isuku ikwiye ibereye abahatuye murakoze si havuga uyu mukwabu Musanze yavuzwe bwa mbere tunyarukire Musanze ubu turimo turazenguruka mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali tureba iki gikorwa cyo gufunga insengero zitujuje ibisabwa aho nk'uko twagiye tubona zimwe mu nsengero zagiye zishyirwaho amatangazo agaragaza ko zitemerewe gufungura kubera kutubahiriza ibisabwa rero bimwe mu byo twagiye tubona basaba harimo kuba bashyiramo ibyuma birinda urusaku kuba izo nsengero zifite isuku kuba zifite ubwiherero n'ibindi bikoresho bitandukanye kuba nka hano hari amapave bya bindi baba basashe kugira ngo koko abaturage bagende ahantu hameze neza ariko ndi kumwe na bamwe mu baturage ndagira ngo mwegere hano mutuganirize turi kuri televiziyo Rwanda mutubwire mwebwe byagenze gute ko babafungiye uregera hano udusobanurire twagiye kubona tubona ubuyobozi bw'umurenge buraje nk'uko n'ubundi turimo twubaka hano batubwira ko baje kudufungira kiliziya turababaza tuti se kubera iki bati ntabwo mwujuje ibisabwa hano ni mu byondo ni mu bitaka turifuza ko mushyiramo amapave tureba amapave rero yajya hano tubona bitugoye cyane bahita bakubitaho icyapa mbaha nimero za padiri mukuru wacu wa Ndera
baradufungira baragenda. Yego, ese mwebwe iyo murebye mubona koko ibisabwa byujuje? Ntabwo tubyujuje cyane ko na kiliziya imaze igihe kinini turimo kwiyubakira kiliziya nshyashya, namwe murabibona. None murifuza iki? Twebwe twifuza ko karidinali yaza akaturebera aho tugeze, niba ari n'ubufasha baduha bakabuduha, hanyuma kiliziya tukayuzuza vuba tukareka gusengeramo hano, noneho n'ayo mapave n'ibindi bikorwa byose badusaba tukabikora. Turi kumwe n'umusaza nawe asengera ahangaha. Muze, uratubwira mwebwe iki gikorwa cyo gufunga insengero, ese murabona koko ibyo musabwa murabyuje bimeze bite? Ntabwo byuzuye, ariko turi mu myiteguro yo kubisoza, kuko turiho turubaka kiliziya nshyashya kugira ngo tuzabashe gusengera ahantu hakwiye, n'amapave badusaba tuzatangire kuyashyira, kuko amapave ntajyaho inzu itarasakarwa itaragera no kuri rento. None se babafungiye ubu ngubu muri bafunze, turasaba ko haba ubuvugizi karidinali nawe akabimenya, ku buryo bafungura n'abakirisitu bakaza gusenga bagatanga amaturo yabo tugakomeza kubaka. Bababwiye se ko babafungiye kubera iki? Ntacyo batubwiye na gitoya, bavuze ngo ntibyujuje ibyangombwa. Ibyangombwa se mwebwe mubona bituzuye ni ibi? Bavuga ko nta mapave dufite mu mbuga, bavuga ko tudafite ibyuma bikumira amajwi yo gusohoka hanze, n'ibyo batubwira. None murifuza iki? Turifuza ubuvugizi, nka televiziyo y'u Rwanda ikaba yatuvugira hanyuma bakadufasha bakadufungura. Murakoze, nitwa Tuyishime Jide, ndi umukristo i Nyarugenge, nsengera Kamuhoza ADPR. Twebwe icyo dusaba ubuyobozi by'umwihariko nka RGB ishinzwe insengero n'imiryango, turagira ngo tuyisabe, ese hari igihe bajya basohora amabwiriza mbere bakavuga bati insengero zigomba gukora, zigomba kuba zujuje ibingibi, umuntu akabimenya, ahubwo wenda habaho gukora ubwo bugenzuzi bitewe n'ayo mabwiriza bakoze, akaba ari bwo zifungwa. Ariko akenshi usanga kereka wenda nimba bimenyeshwa abapasitoro, ugasanga abo bapasitoro ntibabikoze. Ariko ngewe simbivugira nk'ufite urusengero, ahubwo ndabivuga nk'umukristo, kuko uyu munsi wa none usanga muri cya gihe cya kovide habayeho gufunga insengero, abenshi baragwa kuko iyo insengero zihari hari benshi bivana mu bwigunge bakajyayo bagasenga, bakaramya, bakahimbaza, umutima wo kongera kugira ibyiringiro ntiyihebe. Ariko iyo insengero zifungwa cyane kenshi mu bice bitandukanye, bituma habaho icyo twakwita ubwihebe cyangwa se depresiyo, kuko aba yumva nta handi ari bugena. Byaba wa undi atanywa inzoga ugasanga yisanze mu nzoga, undi agasanga yisanze mu biyobyabwenge, rimwe na rimwe imiryango hari yubakika kubera ko bagiye mu rusengero bumvishije ubwo butumwa bwiza bukiza. Aho ni mu mujyi wa Kigali Musanze, ntago amashusho yari yangeraho, ariko birashoboka mu kanya, ariko kanya gato turerekeza Rusizi. Umuturage hano aravuga ati bino birashutujyana none mu bwihebe, bikanavugwa cyane, biti biradutera depression, twisange mu bisindisha, kandi bantu bari kudufasha. Ari cyo mwababwira mbere ko tugerukira Rusizi? Yego, ni byiza ko abaturage bamenya ko kwemera atari ikiyobyabwenge. Yego, ntabwo bajya gusenga ngo ubwenge buyobe, ahubwo kwemera ni ukubaho. Niba bafite ibyo bemera pe, bakwiriye kuba barigishijwe ko kwemera kwabo gufite agaciro, kubahesha agaciro. Cya kabiri ngira ngo navuze na mbere, insengero zigomba gutekereza n'abayobozi bazo, umuntu niba koko bamuyobora, ntabwo numva ko yayoba. Ngira ngo urugero atanze ni urwa ADPR hariya muri uyu mujyi wa Kigali. ADPR ihafite insengero zingana, aho mperukira, zingana n'utugari twose turi muri uyu mujyi, 160 ngira ngo, cyangwa 161. Ubwo ahantu hari insengero 161 zingana uko zingana, umuntu yabura atahasengera niyo waba wafunze 50% yazo. Mfata icyo, ngira ngo abantu bagomba no kugabanya ubwo bucucike bw'ahantu hatoya henshi hasengerwa, bakubaka neza, bakubaka hajyanye n'igihe, bakagabanya nyine n'utwo tuntu, ahubwo bakagura ibikorwa bindi bifasha abaturage kutiheba ngo bajye gusenga nk'uburyo bwo kwihisha. Ni byiza koko imyemerere yafasha abantu kugira ingeso mbi bavamo. Uvuze ku mabranche y'itorero, ariko reka turebe umubare w'amadini ari mu Rwanda. Dufite amadini angahe mu Rwanda? Amadini arenga
imiryango ishingiye ku myemerere tuvuga muri rusange ariyo madini ariyo madini, ariko urabizi hari ubwo bagira n'iby'ababikira n'ibindi. yego agera kuri 500 arengaho gake. umubare w'insengero ariko aho niho ntashaka kujya neza, kuko umubare w'insengero turi mu gikorwa cyo kuzinoza ngo tuzimenye. ariko ADEPR yonyine ifite insengero zirenga 300 n'ijana n'andi cyangwa na 200. Abadventiste b'umunsi wa karindwi main yabo ifite insengero zirenga 2,000 mu gihugu hose. ubwo tekereza buri diyosezi ya gatolika ahenshi ntabwo ari munsi y'igihumbi na imisigiti mperuka ari ndi bunoze neza imibare ariko irenga 300. Birakuba kandi ubwo urumva simvuze rwa rusengero za zindi iba ari rumwe. Imibarire y'insengero zacu nuko imibare ntayizanye, kuko dufite n'ubundi twari tumaze igihe muri bya bindi babazaga, twari tumaze igihe dukora mapping. Icyo gihe tumaze kubabwira ko tuzagenzura, twabasabye kudushyikiriza ku inzego z'idini, kudushyikiriza ahantu hari urusengero n'abayobozi barwo hose. Iyo mibare nkubwira imwe nibyo twagiye dushyikirizwa. Baba no mu maforumu. Yego. Umbrellas nako baba muri umbrellas. Umbrellas ni ihuriro ry'amadini. Izo umbrellas nazo twazisabye kugira ngo babandi ari urusengero rumwe ruri Kicukiro rutagira amashami. Nibura nabo tumenye inzu zabo basengeramo. Turabazi ariko tumenye inzu zabo basengeramo aho ziri. Iki ari cyo kiri ukuri. Rwose ntibyaba bitangaje kandi ntibitangaje. Dufite insengero ziruta amashuri ari muri iki gihugu. Uku kuzifunga ko bishobora gutuma mu rugo hahinduka ahantu ho gusengera, ibyumba by'amasengesho. Icyo ni cyo cya mbere. Ntabwo turimo gufunga insengero mbere na mbere gusa. Turimo kugenzura ko zujuje ibisabwa. Ariko ibyumba by'amasengesho byo birafunze. Ntabwo amategeko abyemera. Ntabwo ubuyobozi bubyemera, kuko mu itegeko harimo hemerewe gusengerwa. Ntabwo mu rugo rw'abantu abarutuye bashobora kuhasengera, kuko nkeka ko abantu badasenga ku cyumweru cyangwa ku wa gatanu cyangwa ku wa gatandatu. Abaturanyi 2-3 bateraniye mu rugo bakaza gusenga isengesho. Ntabwo ingo ari insengero. Ngira ngo icyo cyumvikane. Abantu batagira ingo zabo insengero, kuko nibazigira insengero ibyo ntabwo amategeko y'iki gihugu abigendera. Inzego z'ibanze ubwo zirasabwa iki? Zirasabwa gukurikirana, kugenzura no guhagarika aho bikorwa. Abanyarwanda ngira ngo tubibutse rwose, gusenga biremewe ariko bikorwa ku buryo bwemewe n'amategeko. Murakoze. Baudouin, si waravuga ati insengero ziraruta umubare w'amashuri. Ibi bikorwa by'abanyamatorero ariko bituma sosiyete communauté itera imbere, mubibona bishyirwamo imbaraga cyangwa hari ibyirengagizwa? Urakoze cyane. Ngira ngo n'ubushakashatsi bugaragaza ko amatorero n'insengero ari umufatanyabikorwa ukomeye. Ngira ngo nawe wa mbere wa leta y'u Rwanda. Mu Rwanda nibo ese yavuze amashuri, amavuriro barabyubaka, ni byiza rwose. Ariko icyo kigamijwe muri iyi minsi ni uko ayo masengero afasha abantu kuzamuka mu iterambere, mu myumvire, mu bwenge, mu bumenyi n'ibiki byose. Aho rero bipfira ni uko abavugabutumwa cyangwa abayashinga babishinga batagamije kuvuga ubwo butumwa, babishinga batagamije ko uwo muntu azamura imyumvire. Ahubwo urebye ibikorwa biriho basa n'abasubiza, bifuza ko umuntu agomeza kuba hasi. Bamubwire ko inka ari shitani, bamubwire ko gutanga amaturo menshi ariko kujya hafi y'ijuru kugira ngo babone izo nyungu. Ikibazo rero kiravukira hehe? Kiravukira ku myigishirize, ku mikorere y'abayobozi b'amadini n'abo babwira. Nkeka mu by'ukuri nahoze mvuga kandi nahoze mvuga bagenzi banjye b'abanyamakuru bavuga bati ahubwo noneho gufunga amatorero n'amanisenge muri minsi bibaye indi business. Bibaye indi business. Urabizi ko bajya bavuga ngo amasengero ni business itatanga imisoro, meza itagira audit, amafaranga y'amaturo nta audit agira, nta umenya uko akoreshwa. Nkeka ko nabyo igitegeko rigwe gushyirwaho. Bavuga bati rero igiye kuba business nshya kubera ko ubu ngubu abanyamatorero n'amadini bahise batangiye gushyiraho fundraising.
mutange amafaranga twubake amapave, mutange amafaranga tugura umurindankuba, mutange amafaranga tugura kuma ngo gasake ibisasu. Noneho bamwe ngo banabikomeje ngo ni icyuma gisaka ibisasu mu modoka, ariko ni utuma bisanzwe tubona ku mahoteli, tubona ku mashuri aho imodoka yinjira bakanyuza icyuma gifite miruwari munsi bakareba. Ariko abanyamadini barimo babwira abaturage aho ngaho batangiye gutanga imisanzu. Nkeka ko nanone ngira ngo RGB uko bigeze ubu ngubu cyangwa n'izindi nzego zibishinzwe bikwiye kubigenzura. Abo bayobozi b'amadini batajya gushyiraho ibyo biciro, batajya gushyiraho amafaranga yihutirwa kugira ngo abantu bayatange, ubwo ntibagiye kuzamura ibiciro ku muturage. Urakoze Baudouin, unyibukije abakristo bigeze gutanga amafaranga yo kubaka hoteli. Mu kanya hari amashusho twabonaga y'ishantiye iri kubakwa, yego, na santarari isa nkaho rwose ari iya kera. Umuturage ntashobora kugira uruhare mu kubaka urusengero cyangwa se umutungo w'idini rye, birashoboka? Ahubwo nibo babikora, n'ubusanzwe nibo babikora, kandi babikoze nta gahato, babikoze badateshwa agaciro. Abenshi babikora nk'uburyo bwabo bw'imyemerere. Yego. Icyaba ikibazo ngira ngo Baudouin yavugaga niyo abantu babitegetswe. Urwo rugero utanze, abaturage baragendaga bagatanga n'ibyabo, bagafata ingwate kuko bari bashyizweho igitsure gikomeye cyane, bisa nkaho mu kuzuza hoteli, bisa nkaho kutabikora bibatesha ubukristo. Ngira ngo ako gahato gateye gutyo ntabwo kemewe pe. Babishoboye, babishatse, ni uburenganzira bwabo, nk'uko abaturage bashinzwe kwikorera ibyabo neza, aho batuye bakahagira heza, aho basengera rwose biterwa n'aho utuye. Ngira ngo wigeze unabona umuntu araza akakubwira ati twebwe dusengera muri iri torero kandi turi mu gikorwa cyo kubaka, mudufashe. Icyabaye cyiza kuri ibyo ku banyarwanda ni n'uburyo bumwe bwo kwigira, kuko akenshi ahajya hagorana ahandi ni uko haba hari undi muntu ubaha amafaranga, akabaha n'ibitekerezo, akabaha n'uburyo bakwiriye kubigenza. Ukabona urusengero mu minsi 5 ruruzuye, ariko uwarwujuje ashaka abo banyarwanda baza kuzamo. Aho niho bigoranira. Abaturage babihisemo, babishoboye, batahaswe, bakunze gusenga, ariko ntibabone urusengero gusa. Ngira ngo ni cya kintu nsubiraho. Bakabona ishuri, bakabona ibintu birenze kimwe, kuko iri torero igihe ubuyobozi bw'akarere bubahaye urupapuro rw'ubufatanyabikorwa, ruba rwemereye ngo gusenga ntacyo bitwaye, rutubwira ko gusenga uwo mufatanyabikorwa ikintu gikomeye bemera nuko bamubona nk'umufatanyabikorwa uzabafasha mu myumvire y'abaturage, uzabafasha mu iterambere, uzabafasha mu kwigisha abana, uzabafasha mu kwivuza, ubundi nabafasha myumvire bagize myiza. So umuturage rero kuba ashobora kugira uruhare mu kubaka itorero rye atabihaswe, ngira ngo mwarabibonye amakiriziya menshi ubu twubaka muri iki gihugu, abanyarwanda nibo bayiyubakira. Yewe harimo n'ishema ryinshi kuko usanga n'amashusho arimo akoze kinyarwanda. Ngira ngo nabwo ni uburyo bwo kwigira gukomeye cyane abanyarwanda barimo kugira, ariko ibyo mu gihe cyose babikora ntabwo umuturage akwiriye kubikora we atagaciro. Murakoze. Twambuke tujye mu burengerazuba i Rusizi, aho byifashe gute? Genda umudivantiste twacu nawe twabimenye ejo, aravuga ati guhera ku itariki muhagarike gusenga, kubera ko twasengeraga hanze muri shitingi, kubera ko turi mu nyubako turi gusakara, ntabwo nyine twari dufite aho gusengera bega. Ubu rero uyu munsi niho twatangiye gusenga impande n'impande, nuko mbega natwe twabisanze. Mbega wabonaga nyine bibangamiye abenshi, nyine hari bamwe nyine byabangamiraga ntibaze, kubera nyine babonaga ari akavuyo. Mbega nyinshi usanga nyine nta bisabwa byinshi biba bihari, nta bisabwa byinshi, hari by'amakarabiro, utuntu twinshi byinshi ntabwo abenshi baba babyujuje. Niyo mpamvu niba ari byo bagendeyeho ntabwo tubizi, ariko ubona nyine byinshi nyine ahenshi cyane nta bintu byinshi baba bafite. Ni byiza gusengera ahantu heza hameze neza, bitewe n'uburyo nawe umeze, ugomba kuba ahantu heza, ugasengera ahantu heza hameze neza nk'abandi. Ubona gutembera ukagera n'ahandi ukareba ko bameze insengero z'ahandi, wareba n'uko basenga ukabona ni byiza. Nawe wabona aho usengera
ukabona ntibijyanye n'icyerekezo cy'aho usengera. hari umudamu twe turi kumwe i Kigali ariko iyo yaravuye muri ADPR ari mu irindi torero sinzi uko baryita abarimwo ngo ajya ariko iryo torero sinarigezemo ariko nyine ubwo numvishe ko i Kigali hari amatorero menshi nuko umwe akava muri ADPR akajya ngo mu rindi torero amatorero ndasobanukiwe icyo gihe nari ndwaye ntabwo navagaho nari ndwaye ndi umuntu wicaye aho ngaho ariko njye natoraga ikibano nkajya gusengera muri ADPR jewe nacyakiriye nyine kuko bagomba nyine gukora umurimo wabo kugira ngo bafunge izo sengero ariko numvishije ko bazifungiye ko ari ukubera icyorezo cyinshi cy'uburwayi amasuku ngenda yakunda ahantu hatari isuku nyine ahantu hatari isuku nyine wumva bari heza ariko twe dukeneye ahantu hari isuku twawakiriye neza kuko turi gukora amasuku ku nsengero zacu. covid itaraza Imana yagajya ibitubwira ko insengero zizafunga bitewe n'uburwayi buzaba bwabonetse mu bihe bizaza. Ntabwo rero bidutunguye, ni ibintu ibyo ngibyo bisanzwe ku muntu usenga we ntabwo bimutunguye, wenda ku muntu uba udasenga biba bimutunguye, ariko nkatwe dusenga ntabwo biba bidutunguye, ni ibintu tuba tumenyereye. Twabyakiriye neza kuko impamvu twabyakiriye neza, leta yacu y'u Rwanda twifuriza ibyiza. Impamvu twifuriza ibyiza nayo reka nyivugeho, ni ukuvuga ngo iyo habonetse nk'icyorezo, leta yacu idutekerezaho twebwe nk'abaturage, ikaturebera ibintu bidashobora kuduteza akaga. Ni ukuvuga ngo rero nk'iki cyorezo cy'ubushita kiriho nacyo ni ikibazo, kandi mu nsengero iyo abantu bagiyemo ari benshi, umuntu akazana nk'icyorezo ari umwe, ashobora kwanduza abantu benshi. Iyo ni impamvu igaragaza ko twebwe iyo badufungiye nk'isengero bidashobora kuduteza ikibazo. Wenda aba ari ikibazo ariko ntabwo aba ari ikibazo cyane. Hari ibyo baba barebyeho bishobora gutuma zifungwa, kandi twebwe nk'abaturage nitwe biba bifitiye umumaro. Hari abasengera ku misozi, hari abasengera hirya no hino hagiye hatandukanye, ariko nanjye nk'umuturage, nk'umuntu utekereza, mbona ibyaba byiza ari uko twajya dusengera mu nsengero. Ndi umuntu utekereza kuko njye ndi umuntu utekereza, byaba byiza ni uko twajya dusengera ahantu hemewe, niho dushobora guhura n'icyorezo cyaza na leta yacu ikamenya uko igikumira, kuko tuba turi gusengera ahantu hazwi, kandi hazwi na leta, hazwi n'abayobozi. Leta rero twifuriza ibyiza, ntabwo ijya twifuriza ibintu bibi. Njye ndabishima cyane, ndabishima, ni iby'agaciro. Ubyo nacyakiriye rero ntabwo mbega muri njye nabyakiriye neza, ntabwo nabyakiriye neza. N'ahandi numva n'abakristo tuba turi kumwe bumva n'icyo cyemezo ntabwo mbega birabakira neza, kubera ko abenshi byaradutunguye. Bure kubita umuntu abyakira biva kuri twe. Aho ngaho ni Rusizi ati byaradutunguye. Turagana ku musozo. CEO, ubugenzuzi buzahoraho, hari igihe runaka buhagarara bukazagaruka, bizajya bikorwa gute? Kuko umuturage aravuga ati biradutunguye, birasaba ko mubabwira ko bizagaruka, cyangwa hari igihe runaka bigeraho bigahagarara? Icyambere, ubugenzuzi buhoraho kandi bugomba guhoraho. Abambere bakwiriye kubudufasha ni abayobozi b'amadini n'amatorero bwabo. Bakajya bahora bisuzuma, babwira n'abaturage ibyemewe, kuko ngira ngo mvishe hari umuturage wavuze ngo ayo mabwiriza akwiriye kuza mbere. Iri tegeko ririho guhera 2018. Ninde ushinzwe gufunga urusengero? Ubifitiye uburenganzira. Urusengero nk'inzu? Yego. Muri iki gihugu tugira abantu bashinzwe kubahiriza ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko. Yego. Ngira ngo ahasuwe hose ba executive b'imirenge n'amatsinda y'abandi bakorana nibo bagiye gushyira mu bikorwa icyo gikorwa. Ngira ngo urabyumva, ni nacyo gituma bitwa ba executive. Yego. Kuko bashinzwe gushyira mu bikorwa ibyo amategeko ateganya.
twebwe nk'urwego rw'igihugu n'izindi nzego dukorana twibutsa abantu amabwiriza twibutsa ibyo amategeko asaba. Iyo bibaye ngombwa ko iryo dini rihagarikwa cyangwa rigakurwa mu madini akora muri iki gihugu, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere nirwo rutanga icyo cyemezo. Abatazabasha gukurikiza ibyasabwe, urugero hari nk'abantu bafite ishantiye y'urusengero ari cyubakwa kandi ubona ko santarare basengeramo ishaje, bakaba niba batujuje ya nyubako batazabasha gufungurwa, bizagenda bite? Bazabanza buzuza inyubako. Hafunzwe inzu z'insengero, ngira ngo abantu bayobora n'amadini bakwiriye kugira ubushobozi bwo gukoresha uburyo n'amahirwe bafite. Erega ngira ngo n'umubare bafite ntabwo ari ngombwa hose ko bawugira. Buriya twabonye iriya santarare, ariko ntugire ngo hari ibirometero 5 cyangwa 6 biri hagati y'indi ihari. Hari n'ubwo usanga abantu bava kure kurusha aho baturanye. Yego. Bagomba nabo kuganira n'abakristo babo niba bahaye agaciro abo bakristo, nta shyano ryaguye. Ishyano ryari ryaraguye, abanyarwanda kujya babyuka buri munsi bakajya gusengera ahatemewe, ahadakwiye. Niba hafunzwe kubera ibintu kanaka bituzuye, niba inzu yafunzwe kubera ibintu kanaka bituzuye, iyo nzu ntishobora gukora itujuje ibisabwa. Arashobora kuvuga ati ibisabwa byose narabikoze, ariko ntibankinguriye imiryango, nararenganye, ndasabwa ruswa. Inzego z'ibanze zishobora kwisanga mu gukurikiza amabwiriza, ariko hakazamo nanone no gutanga akabahasha kugira ngo ibintu bigende byihute. Iyi ruswa mushobora kuba bufite uburyo ki muzayikurikirana? Inzego zisanzwe zikurikirana ibyaha mu Rwanda zirahari. Yego. Gutanga ruswa no kwakira ruswa ni icyaha imbere y'amategeko yacu. Yego. Birumvikana rero uko byagenda kose ntabwo ikibi gikosorwa n'ikibi. Abazagerageza kubikora amategeko azubahiriza. Ejo twasanze abari bafungiwe, n'ejo bundi hari hamwe habiri abantu bahagurutse biha ububasha bajya gufunga, bajya gusiyingira. Abo bantu barimo kubazwa inshingano, kuko nanone ntiwajya urenga ku mategeko uko ubishaka, uko ubibonye. Yego. Baudouin, dusigarana iki? Ni iki gikwiriye sosiyete ibyakirite? Urakoze. Icyo ngira ngo sosiyete ikwiye kwakira ni uko hakenewe kubahiriza amategeko. Uri kura mu gihugu wese agomba kweza amategeko akoreramo, igihugu arimo, ibyo birakenewe. Kandi hakenewe nanone ubwisanzure bw'umunyarwanda. Ubwisanzure bw'umunyarwanda mu myumvire yanjye ni uko asengera ahashaka, ariko hamuhisha agaciro nk'uko siyo yabivuze, kandi agasengera ahantu hatuma we bizamura imyumvire, bituma atera imbere. Ahubwo icyo nanone ndizosabira ngo mvuge n'abagenzi b'abanyamakuru mu kwivuga bati harimo ikimenyane. Ikimenyane kiragwanwa gite? Siwe bivuzeho ko hari amategeko arwanya ruswa, hari amagira byose bigomba gushyira mu bikorwa, ariko baravuga ati iryo tegeko niba rigiyeho rigamize gukosora, koko ribe rigamije gukosora, rikiri ibintu mu buryo akavuyo kavemo, kugira ngo ubuntu wabwisanzure byaterambere twifuza, cya gihugu twifuza cy'umuntu atekanye kandi afite ubwisanzure kibeho, koko amategeko yubahirizwe. Rero nkeka ko nuko ngira ngo bikwiye muri iyi nkundura irimo amategeko, inzego z'ibanze zikwiye mu by'ukuri kwirinda kurenganya, kubahiriza amategeko kuko yanditswe kandi yose akubahirizwa ku buryo bungana. Kuko barabaza bavuga ati hari isorenzi duhuje kondisiyo zidafite, nta muvugabutumwa hari ufite ibyangombwa, ntabwo rifite ibyangombwa, ati twe baradufungiye, twe abandi ntibabafungira. Nkeka rero ko mu by'ukuri ibyo bikwiye ko abantu bubahiriza amategeko kandi bose bakarenganira imbere y'itegeko. Murakoze. Mu munota umwe, CEO, nge baramfungiye runaka ntibamufungiye, izi kweri muraza ibi bibazo muraza kubyakira gute, murabikemura gute? Hariho inzego turimo gukora n'uburyo turimo gukora, ngira ngo nabibabwiye ko tugiye kurangiza kwa kugenzura mu buryo bugari. Yego. Hanyuma dusesengura ibyavuye mu igenzura. Iryo sesengura rizaduha neza ibikwiriye kunozwa mu kugenzura, ariko n'ibikwiriye kunozwa nyuma y'igenzura. Ariko abantu bareke kwishyira ku minzani itari ngombwa. Niba hari utarafungiwe atujuje ibisabwa, ukwiriye kudufasha ahubwo wakafungirwa. Ntiwumve ko wewe biguhesha uburenganzira bwo gukora nawe utujuje ibisabwa. Urabazwa inshingano zawe bwite. Niba bataragera kugomba kubazwa inshingano nk'uko wazibajijwe, wijya mu guhangana n'ikitari cyo. Hangana no kubukora ku buryo butemewe n'amategeko. Yego. Nuriya nawe yewe ni mugenzi wawe mubwire ko atakwiriye gukora ku buryo butemewe n'amategeko. Igihe
tuzaba abarinzi b'indangagaciro zacu twese no mu madini ubwabo. Buriya rwose umbrella zabo zikwiriye kuba arizo zijya muri ibyo zikabwira umuntu ziti sigaho, sigaho uradusebya, sigaho uratesha agaciro abanyarwanda, sigaho ntabwo wari uko dukwiriye gukora. N'abakristo ubwabo n'abandi bemera bakwiriye kubwirana sigaho, bakavuga bati ariko ahantu twinjiye ko ari mwobo turajya he? Ku Rwanda n'imihanda yarubatswe n'ibindi byose turajya he mu mwobo? Turakora iki mu mwobo ko dushyira ubuzima bwacu mu kaga? Turashaka iki mu mwobo? Yego. Mugenzi wanjye Titi Thierry nanguriza iminota 3 hari akabazo kaje kihuta. Hari amatorero ashobora kubwiriza ubutumwa bugaragaza kwigomeka ku mabwiriza n'ingamba za leta. Hari ryavuzwe hano mu bice bya Kibagabaga. Sinshaka kurivuga izina ariko ubutumwa bugaragaza kwigomeka ku ngamba za leta. Abanyamadini bo mu bategeka iki? Murabategeka iki? Amategeko asaba iki? Amategeko yacu avuga ibyo tudashobora kwihanganira nk'igihugu. N'abo bantu baba baratubwiye uko bazasenga hatarimo ibyo by'amacakubiri, hatarimo ibyo bitesha agaciro abanyarwanda, hatarimo kwigomeka. Umuntu wigometse ku mategeko iki gihugu kigira uburyo bwo kumukurikirana. Nicyo gituma hari izo twahagaritse, hari izo twebwe twanditse inzandiko zifatika zibabwira ko tuhagaritse gukora mu Rwanda. Abo twahagaritse gukora mu Rwanda nuko twari tumaze igihe kinini tugenda tubagenzura, tugasanga biratuma abanyarwanda bacikamwe ibice, tugasanga biratera amakimbirane menshi, tugasanga abantu barasubizwa inyuma aho gutera imbere. Ubu ngubu gufungura itorero rishyashya cyangwa se umuryango ushamikiye ku myemerere bushyashya hano mu Rwanda byasaba iki? Bisaba ibintu bisaba kugira ibyuzuye bisabwa n'amategeko. Kuvuga ngo bagomba kuba bafite inyubako yuzuye. Bagomba kuba bafite inyubako yuzuye yujuje ibisabwa. Bagomba kuba bafite ubufatanyabikorwa n'akarere. Bagomba kuba bafite amashuri asabwa kuko cya gihe cyo kutubahiriza amashuri cyararangiye. Yewe uretse n'ibyo guhera 2018 ibyo nibyo byasabwaga n'ubundi. Yego. Murakoze cyane. Usta Kayitesi ni umuyobozi mukuru w'ikigo RGB nicyo kiri gukora ubugenzuzi. Reka kandi nshimire na Baudouin ni coordinator muri Pax Press.